dutangiranye umusore hano ufite indabo kurikirana filime. Uyu musore yaraje ari kwigendera ahangaha. Ako kanya hari umuntu wari uri mu butaka yise amukurura amaguru. Ndebere umusore yarikanze yibaza ibintu bimubayeho, yese ajugunye indabo hasi. Ndebere kurikira barakwereka uyu muntu wari uri mu bitaka yese amwereka akaboko kanditseho amagambo arimo avuga ati ntabara ubu ndi mu bibazo. Barakwereka hirya hari umugabo wari uri kwirukanka cyane. Ndebere uyu musore yaramwitegereje yitegereza ukuntu uyu mugabo aje ari kwirukanka cyane. Ndebere uyu mukobwa uri hano hasi nawe ufite ikibazo gikomeye cyane. Barakwereka wa mugabo yaraje asanga uyu musore ahagaze ahangaha. Atuhagaze ahangaha ari gukora iki? Twabuze umuntu none nawe uri ahangaha. Umuntu nta mukobwa ubonye unyuze ahangaha, kandi rwose ndi kubona uri ahangaha wasanga rwose ugeze kuba wamubonye. Barakwereka rwose wari uri mu butaka byose yarabyumvaga. Uyu musore rwose yumvisha umusatsi umuvuyeho, yatekereza ukuntu uriya mukobwa yamweretse ikimenyetso cyo kumubwira ati ntabara hari abantu bari kumpiga. Ndebere uyu mudamu nawe yaraje aravuga ati rwose nta mukobwa unyuze ahangaha, ni umukobwa rwose turi gushakisha, kandi rwose turi kubona uri ahangaha bigaragara rwose ushobora kuba wamubonye. Turangire rwose turi kumushakisha cyane. Ndebere ni umukobwa wambaye ipantaro n'agapira gasa ukuntu rwose pe ushobora kuba wamubonye anyuze ahangaha, kandi turi kumushakisha cyane. Ikindi kandi uri hano ushobora kuba wamubonye. Ndebere umukobwa uri hasi ubwoba bwamwishe, n'uyu musore nawe ubwoba bwamwishe. Uyu mugabo akamubwira ati wavuga ntabwo turi kukubaza, ntabwo ari turi kubaza. Ndebere uyu musore mu bwoba bwinshi ati uwo mukobwa ushobora kuba amubonye ibyo ari byo byose. Ndebere namubonye ariko rwose sinzi ahantu yaba yanyuze, ntabwo rwose nigeze nita ku hantu yaba yaciye. Uyu musaza uri hano ndetse n'uyu mudamu baravuze bati rwose ibyo ni ukutubwira ntabwo bishoboka, uranyumvira ibi ni ukutubwira ukumva twapfa kubyumva. Wowe uri ahangaha umuntu kandi anyuze muri iyi nzira ngo ntabwo ubizi, uri kurya indimi. Wowe ushobora kubuza ahantu yagiye. Rwose ikintu dushaka ni uko turangira ahantu yagiye, nta kindi kintu tugushakaho. Ndebere uyu mugabo rwose ndetse n'uyu mudamu bafite amahane menshi. Uyu musore nawe ari kubaza ukuntu yabigenza, ari kubaza ukuntu aritwara ahangaha. Ni ikibazo gikomeye cyane. Barakwereka uyu mubyeyi yaravuze ati reka duhamagare telefone ye turibuze kumenya ahantu aherereye. N'abari ahangaha rwose telefone ye ndabizi iribuze gusonera ahangaha. Wari uri mu butaka yumvise ko bagiye guhamagara telefone, nta kindi kintu yakoze yahise afata telefone ye. Ndebere yari yayishyize hasi mu butaka, nayo arangije kuyivanamo hari umusore wari uhagaze hejuru wa wundi yahise ayimuhereza kugira ngo ayifate. Barakwereka umusore yaracunze batari kumureba, arangije ahita afata ya telefone ya wa mukobwa uri hano mu butaka, arangije arayishyikira gutya. Wa mudamu nawe yakomeje guhamagara kugira ngo yumve telefone ahantu iraza gusonera. Niyumva rwose isoni yahangaha muri bino bice by'ahangaha mpite baza kubona uyu mukobwa, cyane yuko bamushakishaga cyane. Barakwereka umudamu yarahamagaye muri yuko rwose nta kibazo afite. Ndebere ako kanya bagiye kubona babona telefone isoni yahangaha. Ndebere umusore yarayifashe hano mu ntoki. Ndebere byarabacanze bati si telefone yagize amaboko yawe gute wa musore we? Ndebere ni ibintu rwose bidashoboka. Barakwereka uyu musore yagize ubwoba bwinshi cyane yibaza ikintu yakora, ariko barakwereka rwose uyu mugabo yese amushikaniza iyo telefone ati telefone yagize amaboko yawe gute wa musore we? Si watubwiye yuko utazi ahantu uriya mukobwa yagiye? Ntabwo watubwiye yuko utazi ahantu ari? Si watubwiye yuko wabonye guca akagenda? None iyi telefone yakugeze mu maboko gute? Uyu mubyeyi nawe yarari ahangaha. Uyu musore bari kumubaza ubusobanuro bwinshi bati rwose garagaza ahantu iyi telefone wayikuye. Ndebere kandi ikibazo gikomeye cyane. Uyu mugabo rwose umahane menshi yavuze ati rwose uragaragaza umuntu wacu ahantu ari, kuko rwose mu bigaragara turi kubona yuko uhazi. Barakwereka uyu musore yaravuze ati reka mbabwire rero ntababeshye, nk'ubu mwirukanse uwo mukobwa rwose anyuze ahangaha ari kwiruka, mwamubona ageze hariya imbere. Rwose yaraje ansigira iyi telefone kuko yakekaga yuko abantu bari kumushaka bari buze kumubona. Niyo mpamvu yahise ansigira iyi telefone kugira ngo mutaza kumubona. Barakwereka uyu mugabo yahise avuga ati genda uri kwirukanka ujye gushaka uwo mukobwa ahantu ari, ariko abwira uyu mudamu ati hute nanjye nsigara ahangaha. Ndebere uyu mukobwa uri hano afite ubwoba, yagize ubwoba bw'ukuntu uriya mugabo avuze ati genda ujye gushakisha uriya mukobwa nanjye nsigare hano. Uyu mudamu yaravuze ati reka nkubwire nawe sigara ahangaha, reka nanjye ngende njye kumushakisha ahantu ashobora kuba yagiye, reka ngende nyuri iyo nzira burandi buze kumubona. Ati rwose genda uri kwirukanka kuko turamukeneye cyane. Barakwereka rwose uriya mudamu yahise agenda
umugabo nawe asigara ahangaha n'umusore rwose afite ubwoba bwinshi ati ko kubundi abigenza gute. Ndebere nawe rwose byamucanze. Uyu mugabo rwose uri hano afite ubugome bwinshi bukabije. Uyu musore yakomezaga kwisobanura atereka mbabwire ndabinginze mumbabarire, ntabwo rwose nari nzi yuko bino bintu byose biri buze kuba, gusa reka mbanze mfate akantu hano hasi, ntacyo bitwaye. Hari icyo bitwaye se? Ndebere njye nigendere mva ahangaha kuko ibyo bintu byanyu murimo ntabwo bindeba. Barakwereka wari uri hasi mu bwoba bwinshi rwose, afite ubwoba bw'ukuntu bari buze kumufata. Iki kigabo nacyo nta mikino gifite. Uyu musore yarunamye hari ikintu agiye kureba, ariko uyu mugabo nawe yibereye muri telefone, ntabwo azi ikintu uyu musore agiye gufata hasi. Cyangwa usabye wowe kurikirana iyi filime akantu ku kandi, uri buze kumenya ukuntu bino bintu byaraje kurangira, n'impamvu bino bintu byaje kuba, n'impamvu uyu mukobwa yaje kwishaha hano mu butaka. Barakwereka uyu musore hari ikintu kimeze nka parufe yavanye mu mufuka we w'ikoti. Ndebere hari ikintu agiye kukimaza. Ndebere uyu mukobwa yaramubwiye ati rwose kora akazi kawe neza, ubundi turebe yuko twava ahangaha, kuko rwose uwo mugabo n'uriya mudamu ni abagome. Niko byagenze koko. Wa musore yagiye hasi ameze nk'ugiye gufata indabo, ako kanya ese afata byabyuka abicucira uyu mugabo mu maso. Niko byamugendekeye. Uyu musore yese avuga ati wa mukobwa haguruka aho ngaho, sibyo? Haguruka tugende twirukanke tuva ahangaha. Mukobwa yari ari mu butaka. Ndebere yitabyemo kugira ngo bataza kumubona. Uyu musaza nawe ndebere ukuntu iramyuka bamucuciye mu maso imumereye nabi. N'uyu musore rwose yakoze ibishoboka byose kugira ngo avane uyu mukobwa hano hasi mu butaka ahantu yari ari. Niko byagenze koko. Yese mubwira ati ducanga tugende twirukanke bataza kutubona. Niko byagenze. Ku kanya batangiye kwiruka bava ahangaha. Uyu musaza nawe yasigaye ahangaha atazi ibintu biri kumubaho. Yasigaye rwose ari kuvuga ati rwose bino bintu ntabwo bishoboka, kiramujyanye. Ndebere kuko niko byagenze. Bahise bigendera. Musaza nawe asigara ahangaha, imyuka bamucuciye mu maso nayo imumereye nabi. Ariko ako kanya maze kumuvamo yatangiye kwirukanka ari kugira ngo arebe niba yabafata. Reka tuze kureba niba arabafata. Ako kanya nabo batangiye kwirukanka, ubona rwose yuko bashaka kwitabara kuko ibintu ntabwo byari byoroshye. Ndebere birukankaga mu ishyamba, na cya kigabo nacyo ntikigeze gihwema kubirukankaho kuko niko byagenze. Nacyo cyatangiye kubirukankaho. Kino gusabye wowe kurikirana filime ni nziza, iraryoshye. Ndebere rwose kuno uyu mugabo atigeze aheba, yatangiye kubirukankaho. Barakwereka umusore na wa mukobwa baje bari kwirukanka. Hari imodoka yari iparitse ahangaha. Ndebere bari kwirukanka kibuno mpamaguru, bari mu bibazo bitaboroheye. Ndebere rwose wa mugabo nawe ntabwo tuzi niba yabakurikiye. Cyo nagusabye kurikirana akantu ku kandi tuze kureba ukuntu byaje kurangira. Barakwerekana wa mugabo yari ari inyuma ari kubirukankaho. Bageze ahangaha ku modoka yabo, umusore yatangiye gufungura kugira ngo uyu mukobwa yinjire, kuko niko byagenze. Uyu musore yafunguye urugi, umukobwa ahita yinjira ako kanya. Umusore nawe agize ngo yinjire, Ndebere hari ibyaje kumubaho ako kanya. Wa mugabo yari yamugezeho, yese amufata ati wa musore we ibyo ni biki wakoze? Ibi ni biki ukoze? Wari uzi ngo urancitse birarangiye, we rwose ntabwo wancika. Ndebere intambara nibwo itangiye. Uyu mugabo ati si wavuze yuko uriya mukobwa utaza ahantu ari? Si waturimanganyije? Kumbe nibyo wari ugamije. Na wa mubyeyi yari yaje ati wa musore we uri mubi, uri umugome, twakubajije ibintu ku neza wanga kubyemera, none dore nibiki wari ugamije. Iyo tubwira yuko uriya mukobwa ahari ukareka kwishyira mu bibazo, cyari kugutwara iki? None dore rero ni wowe ugiye kubiryozwa. Ibintu rwose twatugiye kumukorera nawe uri buze kubigenderamo, kuko ntabwo wari uzi impamvu turi kumushaka. Wasanga wowe rero ugiye kubigenderamo. Barakwereka umusore mu bwoba bwinshi yibazaga ikintu yakora, n'icyo yareka byamucanze. Ndebere rwose ukuntu uyu musore yaratangiye guhura n'ibibazo atari yiteguye. Ndebere wasanga yaragiye kwirebera umukunzi we yifitiye indabo, akagira harati ntabara. Ndebere yatangiye gutabara umuntu bikamugendekera gutya. Umusore yitegereje bano bantu atangiye kubabwira ati ariko rero kambabwire, byari ngombwa yuko rwose ntabara uriya mukobwa. Ati wowe batangiye kumukura amakoti, batereka nkubwire wowe reka tukujyane, kuko rwose ibintu wakoze ntabwo rwose twabyihanganira. Urandebera wa musore we, uzi ukuntu wadutesheje umutwe, watubeshye rwose. Icyo tugusabye cyo cyonyine ntabwo rwose twakwihanganira, byo rwose byibagirwe. Umusore baraje bamuhagarika ahangaha. Ndebere yarahagaze ahangaha, barimo bamubwira amagambo mabi bati wowe ntabwo uzi ibintu rwose,
ntabwo rwose uzi yuko wikururiye umuriro uraje uwubone, urahita ubona rwose ikintu wikururiye ko atari cyiza. habe na gato uyu mugabo yatangiye kumubwira ati reka nkubwire wowe wa musore we, twakubwiye ku neza tugusaba kutwereka umuntu ku mahoro, washatse kuzanamo rero ibintu bijyanye n'imbaraga, reka tukwereke yuko rero tukurusha imbaraga ku kanya. uyu mugabo yatangiye gukubita uyu musore, yamukubise ikofi ryo mu nda. rero ukuntu uyu musore ibibazo byatangiye kuvuka gutya, batangiye kumukubita kubera ibintu yari yakoze. uyu mudamu ati uri kurira si uri kurira, hano hari mama wawe uhari, harwo turi ababyeyi bawe, uzagende rwose urira ababyeyi bawe, twebwe si twakubyaye, urandebera ukuntu wadutesheje umutwe, wari uzi ukuri urangije ukora bino bintu. barakwereka umukobwa yari ari hano mu modoka, yatekerezaga ibintu biri kuba ku musore uri hanze, yumvaga rwose induru iri kuhaba yuko wa musore bari kumukubita, ntiwe rwose yumva agize impuhwe ati koko ubu nakora iki koko, Imana ishobora byose. uyu mukobwa nawe byaramucanze, yibaza ikintu yakora, ariko ako kanya yaravuze ati reka nkore ikintu gishoboka cyo cyonyine, nibura kiri buze gukiza ubuzima bwanjye ndetse n'ubw'uriya musore. kuko niko byagenze. uyu mukobwa yararungurutse atangiye kubwira uyu musore ati wowe urira imodoka twigendere, ndebere hise amubwira ati uri imodoka twigendere, abo ngabo rwose tubasige. mukobwa niko byagenze, hise yatse imodoka arigendera. umusore nawe rwose ahantu yari ari hanze, inkoni zari zimumereye nabi, bamumereye nabi bari kumukubita. atangiye kubona yuko imodoka itangiye kugenda, ako kanya yarayitabaye, yakubise iki kigabo umugeri. ni uko byagenze, arangije ahita yurira imodoka arigendera. imodoka yari iri kugenda, ni uko yigendeye, hagenda abasize ahangaha. ndebere uyu mubyeyi yagerageje gufata kuri iyi modoka, ariko ntabwo byari bigishobotse. umusore ni uko yigendeye, abangaba nabo basigara ahangaha bari kubaza ikintu bakora nicyo bareka, byabacanze. ndebere umusore ni uko yagiye. ndebere ukuntu wa mukobwa nawe yakoresheje ubwenge afite kugira ngo atabare uyu musore, kuko nta kindi kintu cyagikurikiyeho. cya gisaza nacyo kiri ahangaha, bakivunaguye kiri gutabaza ati muntabare, ndikumva rwose nameze neza. ndebere uyu musaza rwose bari bamukubise umugeri nawe, ndebere yasigaye ahangaha rwose ari kumwaragurika, ndetse n'uyu mubyeyi naho ubundi wa musore n'wa mukobwa bo barigendeye, abangaba basigara ahangaha. ndebere ukuntu uyu musaza yasigaye ahangaha yarameze nabi, ari kuribwa n'umugeri. uriya musore yaramukubise, ariko uriya musore impamvu yabikoze kwari ukugira ngo yitabare, nawe ari wowe rwose wabikora. umusore ni uko yigendeye. ese uyu musaza ndetse n'uyu mudamu uri ahangaha ni iki kibashakira uriya mukobwa? uriya mukobwa wasanga atari mu zahabu. cyangwa usabye wowe reka tuze kurangizanya iyi filime, ntuze gucikwa n'akantu na gatoya, muri tuyirangizanye tuze kumenya impamvu y'ibi byose. barakwereka uyu mubyeyi yese yeguye umusaza ati tugende turebe hano rwose iriya modoka igiye, ko biri kose turi buze kubafata, turi buze kubabona. ndebere babonye rwose imodoka ibacitse, bibaza ikintu bakora barakibura. byatangiye kubacanga bati kuko byashoboka aragiye araducitse. ndebere ukuntu bari bameze nabi, ibintu byabacanze, bari kubaza ikintu bakora nicyo bareka, ariko babuze icyo bahitamo. barakwereka wa musore ndetse na wa mukobwa bari bagiye bameze neza rwose, bicaye mu modoka ubona yuko nta kibazo. bibuze kubaza uyu mukobwa ati reka nkubwire wa mukobwa we, nkurikije ibintu bimaze kumbaho, uzi inkoni ngiye ku bwawe, uzi ibintu bimaze kumbaho kubera iki koko nahuye nawe, ibibazo byose maze guhura nabyo ni ukubera wowe, sibyo? ni ukuri pe, ngiye kwirebera sheri wanjye meze neza nta kibazo, ntegera ibintu bimaze kumbaho. uyu mukobwa yamubwira ati reka nkubwire, wakoze rwose kuntabara, kuko nanjye rwose ibintu bari kunkorera, bari kumpangira gukora, ntabwo rwose byari byiza, sibyo? ni ukuri wakoze cyane. uyu musore yatangiye kuvugana agahinda kenshi ati ni ukuri mbabajwe n'ukuntu uriya musaza rwose akomeje kunkurikirana, ariko nkubita, uzi rwose ikofa nkubise ryo mu nda, sikofa ndiye. gusa reka nkubwire wa mukobwa we, ibi byose ari ukubera wowe. uyu mukobwa aramubwira ati reka nkubwire, ibyo byari ngombwa kubikora rwose, niko nakomeje kukubwira, kuko nanjye nkubwiye yuko rwose iyo baramuka bamfashe ntabwo rwose amaherezo yanjye ari kuba meza, ariko uzi kugira ngo bagufate ngo bagiye kugushyingira ikintu cy'igisaza kimeze kuriya, ubwo ari wabyemera wabana n'umuntu ungana na sogokuru wawe, ubwo koko wabyemera cyangwa papa wawe? tekereza koko. ndebere uyu musore yaramubwiye ati rwose byari ngombwa ko nagutabara, ariko rwose sinaniteze yuko bibuze kugenda kuriya. barakwereka uyu musore hari ikintu yabonye kiramutangaza, bari hano mu modoka. ndebere yabibonye rwose bimutera ubwoba ati uwo mukobwa we ntabwo uri kureba,
reba rwose, reba muri televiseri barakwereka wa musaza ndetse na wa mudamu bari baje kuri moto. Ndebere baje rwose bafite umugozi bashaka kugira ngo bafatishe muri iyi modoka bayihagarike. Uyu musaza ari kuvuga ati reka mbabwire, mwagize ngo mwaducitse, ariko rwose ntabwo muzi yuko tubarusha ubwenge. Ntabwo rwose muturusha ubwenge, ibyo murimo byose muri kwibeshya. Ntabwo rwose mwaducika ngo mpfe gushoboka. Ndebere uyu mukobwa nawe yakomeje kwitwarira imodoka, nta kintu cyose yitayeho. Ndebere ntabwo rwose yari abyitayeho. Yabwiye umusore ati reka tugende, twe twigende rwose, witerwa ubwoba na bariya ntacyo badutwara. Uyu musore ati rwose reka nkubwire, njye nifitiye ubwoba kuko rwose bari abantu nabonye ari abagome, wagira ngo ni abicanyi. Ibintu rwose bari gukora nta nubwo bishoboka. Ndebere kumva uyu mukobwa bari kugira ngo bamuryemo ibiceri bamushyingire kiriya kigabo, iki gisaza kingana gutya. Ndebere ukuntu bari abantu atari beza habe na gato. Ndebere rwose ko kwakemera kubana n'umugabo ungana na papa wawe, hari uwo wabyemera? Uyu mukobwa aramubwira ati reka nkubwire, undi kugushimira ibintu byose wakomeje gukora, gusa wakoze cyane, nkomeje no kugushimira kandi rwose ubwitange wagaragaje, wakoze cyane. Bakomeje kugenda, ariko rwose ubona yuko bafite ubwoba bwinshi cyane bwabarenze. Ariko wa musaza ndetse na wa mudamu bari inyuma rwose bari kugerageza ukuntu bahagarika iyi modoka, ariko byabacanze. Uyu musore nawe ari kuvuga ati koko Mana ishobora byose, wamfasha nkarenga ahangaha. Ndebere nabo babakurikiye babomye inyuma. Ndebere uyu mudamu ari kugerageza gufatisha uyu mugozi kuri iyi modoka, ariko bikagenda byanga. Ndebere ari kugerageza ibishoboka byose, ariko byakomeje kwanga. Cyo nagusabye ni kimwe cyonyine, nakubwiye ngo kurikirana iyi filime akanuko kandi rwose niba wayikunze uyisharinge, kandi niba uri kubona yuko utakoze subscribe, ikintu cyo giye kugira ngo ukore subscribe, tujye tubana mu nkuru nziza ziryoshye nk'izi ngizi. Reba yuko wakoze subscribe, ubundi rwose numara kuyikora dukomezanye turyoherwe n'iyi nkuru nziza nabazaniye. Ndebere ako kanya ntibyatinze, wa mugozi wafashwe muri iyi modoka, ibyo bari bashatse kugeraho ako kanya byagezweho. Ariko nanone wa mukobwa ntigeze ahwema gutwara imodoka ye, rwose yari afite kuvuga ati reka nyitware mbone yuko nahunga bano bagizi ba nabi, kuko rwose ntabikoze gutya ibintu byakurikiraho ntabwo rwose nizera yuko byaza koroha. Umukobwa rwose yakomeje yitwarira imodoka ye, barakwereka abari inyuma rwose bari bafatishije umugozi ku modoka, nta kibazo bafite, bari kugerageza kuyihagarika. Ariko rwose si ubu byashoboka, moto yahagarika imodoka bigashoboka. Ako kanya batangiye guta umuhanda. Ndebere niko byabagendekeye, imodoka yatangiye kugenda iri kubakurura, batangira guta umuhanda. Ndebere rwose kuntu ahubwo bari bishyize mu bibazo bitoroshye. Ako kanya moto yatangiye guta umuhanda, niko byagenze, byarangiye moto batuye mu mukingo. Ndebere ukuntu batangiye kwishyira mu bibazo batabizi. Ndebere rwose aribyo bavuga ngo urucira mu kasiko rugatwara nyoko, nabo rwose niko byabagendekeye. Ako kanya bisanze ku mukingo bikubise ahangaha, moto yarabakomerekeje ku rwego rwo hejuru. Ndebere uyu musaza yavuze ati ndikumva rwose mbabaye cyane, urandebera kubera iki bari abana ari abagome, bino bintu rwose bakoze ntabwo rwose ndi kubyemera. Ndebere barababaye bati ubundi twabikoreraga iki? Wasanga kiriya gikobwa mu bigaragara hari igiteramwaku, bino byose wagira ngo imana icyitayeho kuturusha. Ndebere hari igihe uzahura n'ibibazo ukabona rwose uri guhura n'ibisubizo, nanone ukibaza umuntu uri kubikora, ariko ujya uramenya yuko ari Imana iri kukurwanirira. Ndebere baravuze bati rwose reka nkubwire ntabwo twahwema, sibyo gukora rwose icyo twagambiriye. Imodoka yo yakomeje kuyigendera, wa mugozi yakomeje kuwujyana. Ndebere nabo basigara ahangaha bikubise ahangaha mu mukingo, nta kundi kuntu byari kugenda. Ndebere umukobwa yagize ubwoba bwinshi cyane, yagize ngo bakomeje kubakurikira, ariko ntabwo bakomeje kubakurikira. Ati Imana ishimwe rwose ubwo basigaye, Imana ishobora byose. Ndebere uyu mukobwa yaravuze ati ni ukuri wa musore we, ni ukuri ibintu wakoze wankoreye, ni ukuri twahuye, uri umutabazi kuri njyewe. Gusa icyo ngusabye uzakomeza umbe hafi, ni ukuri nta kindi kintu nagusaba, kuko rwose bari abantu ikintu banyifuzaho ntabwo ari cyiza cyane, sinakubwiye ari wowe koko wabigenza ute. Ndebere umusore uri hano nawe yakomezaga kumva uyu mukobwa atereka nkubwire, ni ukuri rwose ndi kumva nagukunze, rwose nakwikundiye, ko rwose nagutabaye nta nubwo mbyicuza, ko ibintu byose nakoze nabikoze rwose kubera umutima mwiza wanjye, nta kindi kintu rwose ndebaho, sibyo sinigeze nkureba ukomeze. Njye rwose numvisha ubufasha bunjemo, numva nagutabara, nta kindi kintu nigeze ngenderaho, sibyo se? Gusa ariko ikintu kinteye ubwoba, mpabajwe n'ukuntu bari abantu bari gukomeza kuza rwose kumpohotera, nkaho rwose njye nigeze mbakorera ikintu giteye ubwoba. Ndebere
uyu mukobwa yumvaga amagambo uyu musore ari kuvuga akumva amuteye ubwoba. Uyu musore akavuga ati none ikintu gikurikiyeho ngiye kwigendera, singiye gukomeza kwishyira mu bibazo, sibyo udasanga rwose bikomeje kungiraho ingaruka kandi njye nta sano mfitanye nabyo. Umusore uri hano yafunguye urugi aravuga ati reka njyewe nshakishe ukuntu nakigendera rwose ntandukane nawe, kuko rwose bino bintu niba ntagufashije byarangiye, sibyo igisigaye rero nuko wakwirwanaho nawe ukareba ukuntu wakwirwanaho, kuko rwose igisigaye nta kindi, ibintu nakoze ni ibyo ngibyo. Musore hese yivira mu modoka aragenda. Rebera umukobwa nawe asigara hano mu modoka ariko afite ubwoba bwinshi cyane, ari kwibaza ikintu yakora. Byamucanze barakwereka umukobwa uri hano yafashe telefone, rebere ntayisigarana kandi iyi telefone ni y'uriya musore, ariko umusore we yageze hanze. Rebere rwose umusore yaraje arangije araza ku rugi rw'uyu mukobwa yari yicayemo kugira ngo nawe amusohoremo. Niko byagenze koko, yari yaje abwira uyu mukobwa ati reka mbwira wa mukobwa we igihe nakugendegendeyeho ibintu byose nagukoreye ni ukuri rwose, reka nkubwire yuko birarangiye, sohokera mu modoka nigendere nirwaneho. Niba utabonye umutabazi bwanjye, niba utabonye ubufasha bwanjye wakerewe, sibyo kandi rwose ibintu nakoze ni ibyo ngibyo. Uyu mukobwa yavuze ati rwose reka nkubwire ntabara, sibyo bariyubona rwose nta mugambi mwiza bamfiteho, sibyo ariko uyu musore nta kintu yari yitayeho, yaramusohoye ati sohoka mvire mu modoka, sibyo ibyo ngibyo rwose uzagende reba umuntu bitakira, ntabwo rwose ngewe bikeneye. Barakwereka uyu mukobwa yakomeje kumutakambira ati reka nkubwire ukuntu ibintu byose byaje kugenda, impamvu rwose wabonye bari kunshakisha cyane, sibyo ibintu rwose ntabwo bimeze neza. Uyu mukobwa ari gutakambira uyu musore ariko uyu musore ntabwo rwose abyitayeho. Uyu mukobwa aramubwira ati reka nkubwire impamvu yose bari kumpiga, reka nkubwire ukuntu byaje kugenda. Ese uyu mukobwa ni iki agiye kubwira uyu musore? Icyo ngusabye reka tuze guhura mu gice cya kabiri tuze kureba ikintu uyu mukobwa ari gushaka kubwira uyu musore yanze kumva. Ntuze gucikwa.